abana bashakanye ejo bundi b'imyaka 20, umwe n'9 undi n'5 bashakanye n'uwa 30 abakiri muto byabashakaniye ntabwo ari intambara, ntabwo ari ukurwana hagati yabo ya buri munsi. Bashakanye bagira umuryango utuze, amahoro ndetse umere neza ugenda ukura, ntabwo ari ukwirirwa abandi. Rero abana batoya ku mihanda njya mbibona, njye nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa uwambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite. Kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho kwambara ubusa. Ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mutwe. Nicyo kibazo, niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Ni izihe? Tuzibaze, ni izihe? Ni zambika ubusa abanyarwanda uko abana tubarera?